banjane mu mujyi bajya kungurira imyenda myiza. Ana kugurira. Ya wangu izi nchabari zagahe izi nchabari. Izi bintu mve. Wazajya unyura. Ubu urabona njye nambaye inkweto ndende nk'abandi. Nyine wazajya unyura. Ukunde ibintu. Mana we mugabo n'uyu mana. Iyi moto se niba bayikuye no. Barere nakubona. Na telefone yo kugura na moto iPhone. Yabanze kwishyura rande rode kugira mugure telefone ariko mana uri umugabo mwiza ma. Ujye wiyakira uwumva utuje mu gihe Imana izatugirira neza bari kuzajya uvuga ikintu ushoboye gukora. Naho nguno ukumva bariza umutima nakumva bariza umutwe gusa. None ushatse kuvuga nta kintu nshoboye. None se ushoboye iki? Ni iki nashoboye? Ahubwo se ushoboye iki? Nta kintu nashoboye. Ahubwo se ushoboye iki? Karibu. Yones. Cyane. Wese uyote. Nanye nireba neza. Amahoro. Namahoro banishimye. Aya makazi nanjye byari insazi. Umunsi wo kucyumweru twambwiye ko ari umunsi mwiza byaje kugenda gute? Uyu munsi byanze. Byanze neza. Uvuga ngo byanze se uragira ngo ubuturazi. Uragira ngo ubuturazi. Aya kuburana naka. Meze ute? Shameze fresh narive. Okay, mufashe iki? Se wumva ahubwo wabaye se unkatira ku gasarade karaho. Nengeye kugira. Nendi kurangiza guhanagura. Umite nkata ku gasarade. Mano rebe kuno yarya. Aguje kare byagenze gute? Frank yabuze mitanitahira nge. Abagenzi babuze. Akwagira kakubeshya kandi abagenzi babuze mu muhanda. Byanyabye. Utabeshye se? Soranzike wagiye mu kazi wagiye kuyoragura. Rimwe na rimwe nyine araboneka ubundi akanga. Iminsi yose hori sa. Nta muntu wanshatse se. Wahora n'ikikana yicarire ahubwo ngize amahirwe urazuze igihe. Sangiye ntabwo mbizi ko nyine mba mbona nyine mu Rwanda dutuwe n'abantu benshi bazi ko nyine abantu bose bakunda kugenda bagakoresha moto cyane. Nyine wowe buri hano ariko nyine abari insozi abari ukwataka byanyabye. Natare ariko se ko nabonye no mu muhanda hajemo moto nyinshi noneho zabaye nyinshi cyane. Moto zo ni nyinshi ariko nyine rimwe na rimwe amafaranga araboneka. Ngabo nkora agasarade ngize Imana reka mbe nicaye naruhuke numvaga naniwe. Mukorera agasarade. Usika abantu benshi ngubu nyine ari ukuntu umugabo ataha kandi tubwira ati reka mu rugo nta kazi kaba gahari nuba warushye uswama narushye byadanje. Uza akazi ko mu rugo kwirirwa mu rugo aho kwirirwa mu rugo nakwirirwa hanze. Shamva mbandushye ese undi wawe ko uje uhita umfasha nagurushye. Shandarushye ariko subwa nako kugufasha shebe ko bizike bino bintu ari ibyanjye. Ntacyo nyine bingorere. Siko bino bintu ari ibyanjye.
ahubwo reka nkubwire Randiro ukimbwira ati nawashaka kubona nuko ari nabyirengagije Randiro yavuye aho ndambwira ko Randiro yavuye ese urabiyobeye ntuzigiye twishyurira ubwo umunsi umwe urenzeho niwe utumyaza cyane umunsi umwe se nkara nyine yaje amaze kuza asanga karanze intoryi bita nsohoka amaze gusohoka arambwira ati se ati bimeze bite namwandi rero ntabwo turabona amafaranga ubukene bumeze nabi ngo hoya nkora nese ko numva utetse namubwira ese ko buri munsi umuntu ateka nabwirirwa sembaga turebe noneho bakunda mubwiye niba yagize ngo mubwiye nabi mubwiye rero Randiro daho kugira ngo nkwishyure mburare nayahahisha nkarya nkazabanya gushakira ndamubwira ariko uhumura umugabo naza ndamubwira ko tubuze cyangwa yageze ngo utetse inyama asayageze ngo utetse inyama kari Randiro bakajya barya inyama akavuga ati kilo cy'inyama cy'ibihumbi 8 umuntu aragitetse ntarananyishyura ariko koko urumva ko icyo kintu ari ikibazo amafaranga ndebe yamushakireho nese nta kintu uzanye biri seriye cyangwa nyine uri gutera buraka ndakizanya ariko nyine ntabwo ariko nari nabiteganyije tu nese uyu munsi bakorera ngahe kari ku cyumweru nzi ko ku cyumweru abagenzi baba ari benshi bamwe bajya gusenga abakobwa bajya gusura abakunzi babo nizere ko yatahanye aya tahanya ngahe ngari yose ariko turacyabura 10,000 ejo ariko nzayazana shiri ntugira ikibazo 10 ryose n'iminsi yose umaze ukora umbwira ngo uzongera uzongera ariko undi wabaye utera ujye byumva ko rimwe na rimwe amafaranga aboneka mu muhanda cyangwa akabura nese urabona buno buzima tuzabamo kugeza ryari mbere kuri idanga ko tugomba kugira icyo dukora yangana sibyo nese ko ngo ari kuburaho 10,000 sibyo nta kintu kimwe dufite hano muri ino nzu nta gaze yarashize nta makara dufite nta na kimwe cyo guteka dufite muri iyi nzu n'ubundi urumva ayo mafaranga tutari gukora tugahaha n'ubundi hakaba hakiburaho menshi ejo n'ejo bundi nabwo ukazayabura mwana nyiribi ibyo ngomba kubikemura shiri ntugira ikibazo sibyo ejo ninjye mu cyumweru cya mbere gishize uvuga ngo uzabikemura icya kabiri kirishize uvuga ngo uzabikemura ako banyandikiye ese undi bakwandikiye ureba iki nari bukora iki se come on ako ndagukunda shiri nanjye nuko nareba bizarangira nareba sibyo kandi umbabariye kuba wenda nari nzamuye ijwi imbere yawe nkakubwira amagambo menshi ariko nanjye mba nacanganyukiye biba binshanze sibyo nyine birumvikana hari abantu baba bazi nyine ngo turayora ariko ntabwo biri ko bimeze ino salade uzi ko yitwa se ntabwo se umuntu yayobeye salade kuko dukunda kurya iyi salade yitwa reti izi ni reti iyi ni kokombure ikaba yitwa ngo iki ntabwo nzi izina ryabyo ibaza umumotari urya salade Randiro baza tubona kandi bari bacaga cyakubwira abantu Randiro baberekeje iyo Randiro abonye urya salade yavuga ati uyu muntu abantu n'abakire nemba akayirya mu bukwe noneho abantu benshi bazi ko umuntu urya salade ngo aba ari umukire kandi nta nubwo ibihenze abantu barya salade leta isi zigura 500 tuno tunuza tubiri kokombure ikagura 300 cyangwa 400 igitunguru kikagura 100 inyanya zidesa ubwo siko ni gute utarya salade agaye banye nato salade barisa shamana nyine abantu bagira imyumvire itandukanye harimo nyine nk'umuntu ujya ahantu mu bukwe akavuga ngo yewe ngize salade nkazo nkoraho ngo n'ubundi ngo ibi ni ibiryo by'abakire kandi buri muntu wese uba yabasha kurya salade ubu twebwe ko dukenye ntitugiye kuyirya cyane ako nta nubwo dukene byose ni mu mutwe sibyo rata gukena ni mu mutwe niko babyita nanjye ntangiye kwigarika rero misendeka guhanagura oya guhanagura ntari nanjye mufasha ariko reka mbenishe none nanjye narimbirangije ako ndananiwe pe naniwe ngenerwanye n'amastress wumve ko naringiye no kwita naha yego banyandikiye mita numva nidanje kandi bakwandikiye 10 yes usiko njyewe barese gusetsa usiko njye gukora salade ibyo by'imbere ngiye mbere keramo n'ubundi ariko isa ushatse wayikora birimo cyangwa bitarimo ako iyo birimo nibyo byiza kurusha
bitarimo kuko ibi ngibi ni sawa. Nese wajya ubirekera musikumbi kundi yabirimo. Okay, reka mbyihore. Iyi salade yitwa cucumber salad. Sikiramo amazi. Nta bironze ariko salade bisaba nyine ngo ibanze ike neza fresh. Ya salade iyo utayironze neza ushaka gutera indwara uzi ngo wari ukemuye ikibazo. Yego. Noneho warwara. Salade asabwa indwara yagutera utaronze neza ikiramo ndetse zanamufasha. Kugira umugabo wize hotel ni igitangaza. Arishobora ko nayize cyane arakoresha. Bisenge ibanga rica nibagiwe nanjye. Noneho rete umuntu azikata nyuma. Kuko no vinaigrette isa neza twika no kwa. Nufata rete kwete zishyiramo vinaigrette zitwika. Niyo mpamvu uzikata hehe. Zishyiramo nyuma. Twagiye ngo unganiriza rero umbwira ukuntu ibintu abahubwira iki se shaka ari amakuru yaho mu gipangu wenda uko abantu babwiriwe kandi n'amakuru abajyanye n'amateka y'abagore ntabwo ibyo by'amateka njyewe ntabwo ntukabimbwire pe. Nanjye ntabwo nshaka kubikubwira ko nzi ko biba bitakureba. Nirwanye stress. Actually nshaka kugukorera ya ndirimbo. Kunkorera iki? Ya ndirimbo. Ako ndeka nkubaza akantu gatoya. Igihe cyose utsezeranye ikintu ntugikore, uri kumva nta kintu na kimwe mu buzima urankorera kizima, uri kugiye gutuma ndakara. Kunkorera ndirimbo uraba utarikira randi road. Nta n'ikintu kirimo hano muri ino nzu ugiye kunyishyura indirimbo. Ako nakubwiye ko ari igihe gitoya. None se nyine kuvuga igihe gitoya. Amezi 3. Amezi 3. Ngiye ngoma ndayigukorera. Ngahibaza amezi 3. Wowe ujye umbwira ikintu ariko ugiye kukinkorera. Gora ntege imitsi umwaka urashize undi urashize. Yancibwa intege yuko ari hip hop ubundi izakuza. Hip hop ubundi twayiki. Ntabwo zigogoza. Karizo nzozi zanjye. Guhogoza se reka nkubaze twagiye ku bantu bizi ko ndi umurateri sibyo? Kuki utagiye gushaka abahogoza? Cyangwa hari ugushuka wumva kuri mu mutwe wahogoza ugenda umusange. Correct. Umva havutancisha mu bwonko ukancisha ndayifana ahubwo ngo manza yigukorera. Uzayinkorera ujye ushimaho wishyikira. Nese ko isuraka. Ujye ushimaho wishyikira urajya kunkorera ingoma. Nturishira randi nturagira ibiti hano dufite ibibazo byinshi muri urugo byatunaniye kubikemura ngo ugiye kunyishyurira ingoma. Ingoma sura yishyura iki? Ufite iki? Ari byinshi. Nase niko mu muhanda se imitombikora. Ubikora se he? Ako kuki ukunda kunyizeza ibitangaza. Ntabwo nkunda umugabo unyizeza ibitangaza. Please. Twumvikane. Sinkunda umugabo unyizeza iki bitangaza. Ese ubundi ni iki nakwijeje? Ujye uvuga icyo ushoboye gukora. Ni iki nakwijeje ntagukore? None ngirenze sorora ngo tuzamwishyura mbere y'ukwezi. Ako nagusobanuriye. Yego watsobanuriye. None kunsobanurira se watsobane ndabyumva pe byararangiye. Uhisozana iby'ingoma gute kuzi ko uzamura amezi 3 yose. Nuko mbizi ko nzabigukora. Nese ukeka ko nazabigukora. Ngo nyuma y'amezi 3. Amezi 3 kugira ngo izabirenze. Ahubwo reka nicare na Debeni yampakora. Kandi biri seri. Ngende rwose nitakarije icyizere wimbwira. Ya nta cyizere. Wimbwira ibintu byinshi. Cyamamare ndabizi. Cyamamare. Icyamamare uzagira icyamamare caje se uzagira icyamamare rya. Urabona uzasaza. Ntasaza ngezatura nk'umusozi. Ngezatura nk'umusozi. Aracyari muto. Niba nkiri muto se sinzasaza usene cyari muto nduruhinja. Rurinda rw'imyaka 15. Shambabare. Ujye umbabarira ukanshyushye mu bwonko ngufata nk'ubukene. Wetoze ibyo nza ubimarira sibyo? Mbiguharire. Nese urabona nazabikora? Ntabwo nkwizera habe na gato. Ubishyire mu mutwe wawe bimenyera ngo nkwizera. Amafaranga yose nkorera ndayaza. Niba uyaza se. Niba uyaza ntahumpisha pe. Ari amafaranga se yavamo iki? Yavamo indirimbo. Yavamo indirimbo. Wenda ntabwo yaba ari kuri kwa producer urenze ariko izavamo. Wari wakora n'amafaranga byose yavamo indirimbo.
sindakorera ariko nzakorera. Ntukazi shiri ntukanyemera tuzapfa. Tazambaza video nzagukorera de. Ujyambara n'ibyo ushaka gukora nta iniyo ntabishoboye gukora ujye ubimenya ubishyire mu mutwe wawe ujye wiyakira uwumva utuje mu gihe Imana izatugirira neza bari kuzajya uvuga ikintu ushoboye gukora naho ngubu ukumva bariza umutima arakumva bariza umutwe gusa none ushatse kuvuga nta kintu nshoboye none se ushoboye iki ni iki nashoboye ahubwo se ushoboye iki nta kintu nashoboye ahubwo se ushoboye iki ntacyo nzabikwereka uzabinyereke nzabikwereka ngiye ko nyishoboye reka tubitege amaso uzabinyereke sibyo ibintu byose ese ubundi si ibyo ubu ngubu nakubwiye ngo banyandikiye yari amakosa yanjye ariko ntabwo bihoraho nese ukeka ko ngiye nazabikora nese ubundi wakoreye kano kazi ubundi uko uvuga ngo ngayizanye yose urayazana ubundi wayahaye n'undi mugore nabibwirwa n'iki utangiye kunshinza indani ntaza ngo ushinjije none ntaza ngo ushinjije ariko ujya kuvuga ngo yose ngo urayazana tubyihorere hoya bivuga ngo tubyihorere nese niye naguhishe ntaho wampishe ariko ngayikore yose urayazana banyandikiye ibyo ujye ubimenya nibanyandikira none sinakora iki nyine kirengana muri kubikurenganyisa ko si amakosa yawe muri kuki utari kumva nese ibyo ni amakosa yawe kuba bakwandikiye nese abantu bose ntibyabaho ariko ntukanyizeze ibitangaza ngo uzakorera yanjye indirimbo uzi ko uri kuzura kahoze wowe nta kindirimbo ubwo nimba udashaka ko nzayigukorera nzagukorera kuko n'ubundi ntabwo nyizeye ndakwizera ariko apana kugizeza oya ndakwizera wibyumva ariko ntukanyizeze ibitangaza ujye ukora ikintu utavuze yambere sinayigukoreye none se bimaze igihe kingana iki umwaka nturenga mwaka urarenga nyine ese gukora music ni ibintu byoroshye tugomba kwiyakira uko turi tukicara tukiyakira twumva ko ibintu byanze naho ibintu byo kuza uvuga ngo ibiki wapi kabisa ntabwo byanze byaranze wapi njyewe amafaranga nkorera mu kimotari ni amafaranga menshi cyane siko wagira ngo uravuga icyo ukagera gukora muri biro wagira ni biro gutanonga intoki sorry sheri kuko erega wanankubita kandi mba ninaniriwe aho kundi warasaze wibizana uko kundi ngo nanagukubita kuko sinagukubita nese ubundi umugore yakubita umugabo reka ninkora agasarade twirinde ko mugira imbaraga mwebwe aya nambaraga iyo umugore yakubita nuko wabwihoreye n'abagenzi umuntu aba yiriwe atwara bamufasha shubase sorry iyo uvuze ikintu nk'icyo ngicyo nkumva n'ubukene mfite meta kamera itizamuka ariko mbabarira ako ushaka amafaranga ngahe kujya wumva unyuzwe ngewe mbwira amafaranga ushaka abakunzi ba TV show Fanny TV show bakuremera ntabwo nshaka nta bufasha bwabo nkeneye ukeneye iki nta bufasha bw'abantu na bumwe nkeneye nta na bumwe nta kintu nshaka urihagije umva cyangwa ushaka gukora ukazabadanga nta cy'ubuntu nshaka barya umugore ukize ku isi ninde mbaza gusa nanjye sima nta by'ubuntu nkeneye nta nubwo nshaka nje gusaba kumva bagumane ibyabo shere umara tuzagafata nta by'ubuntu nkeneye umara tuzagafata sibyo umara kandi n'ingoma nzayigukorera byose bizashoboka ariko ntukanyizeze ibitangaza ntabwo ari ibitangaza uri kunshyira mu yindi mudu pe twibereho ubuzima twibereyeho bwacu apana ibindi bintu byinshi ariko wemera ko nyine tuzagafata cyane kuko Imana ibi birimo rega shana twaye umuntu ariko aranserereza uwo mutwaye ubwo ni isasu nkanjye aranserereje uzi ko mumeze kimwe kuko sisebe uzi gutwara umugore agenda akubwira ngo saya naguha amafaranga make nese undi mutwara iki kandi yaguhaye make ese wabigenza ariko ubundi reka nkubaze ariko uzi ko ushaka kuzenguruka ukamara isaha utarabona umugenzi utabeshye isaha imwe se isiko matsika abagenzi buzuye mu muhanda reka agasarade ariko kameze neza karasa neza shayi na salade na mariya kumva nakoramo ariko nawe nshaka kugaragaza isura yanjye kana yongeye kugutamika wari kuba ubundi se wayigaragaza njye nawe nagaragaza agasura kanjye
ariko ngahishe neza. Ese bizakomeza gutyo desha amasura Cyane. shangiye nzahishura. Uzayihishure nyine. Kurya nankorera n'umuziki nzashyira video hanze niba umenye ko ari iki. Kwegera nk'abaraperi bo nta muntu uzabimenya cyane. Kagasarade kaburagamo black pepper n'ikira na olive. Shaka neza. Urabona ntazi gutegura. Irahenda rega. None se washyizemo na leti hejuru. Kakiramo na twa turete duke. Shangiye niko njana. Nkunda karete n'agakokombure buriya. Yewe byose ndabikunda ariko cyane cyane leti. Akabona n'akamayoneze sha. Undi n'ingemuro, nubundi gukena nibi. Ninge mumotari urenze. Akura ndarenze. Buri munsi urya amagi, unywa amata. Izo magi n'ibira. Kumva wambariye mu bira. Ariko n'ubundi ambase. Ese biseriye we. Reka tureke brag. Twagiye utwara umuntu afite ibiramwe 200. Reka tureke brag. Ibaza utari utitaye mutura. Mva reka tureke brag. Uri kumva? Ingiri mu kazi indobo y'ibirahika gucahura biguruka bita. Cyane. Noneho nyiva hanga. Ndabanza nkitamo akagi. Nkitamo turahamwe nka 5. Urumva? Sita nkahita nakipuro. Iya 3. Abantu bahita bava mu ntuza. Umva ko umenya ko mbese. Abantu bahita bava mu kazi. Kaza kwikorera ikimotari. Nagukunda amagi. Sibyo? Aresha umurete. Umurete nawo nago wapfa kuwukoresha uko kereke wowe wikoreye uko bawukora iyo woroshye nago uburyo. Kandi ikindi nago ugira ifa kurya ibintu byo mu muhanda. Ndabirya. Ngiye kugangurikira cya kindi kintu naguha turi kumwe. Ko ngiye buraho kurya ikiraha cy'ahantu muri alimentation. Narya icyo ku muhanda. Shamva se nanabivuyemo byose mbivuyemo. Ndagiye. Ugiye. Hari ikintu ntekereje. Genda cy'ingenzi. Cyadana. Mbivuyemo. Kera rwo garuka biri seri. Ugiye. Nyibutse ikintu wambeshye gikomeye. Mu gihe utaraca insobanura neza. Nsigaye ngenda bakagutereta. Ugiye ngombwira ugiye. Ntabwo nyizera. Ndakwizera ariko si ubwo ngubwo. Ngiye nimba. Usigaye ugenda mu kazi ubwo nanjye Ego. Byashoboka. Ubwo ni bande bantereta ko kugenda nkiruka hano. Ugiye. Ndakubwiye ngo ndagiye. Yenda ariko garuke. Sigaruka. Gareka nisubirira mu kazi. Shamba. Gushaka bari danje bro. Gushaka umugore uri umumotari abisaba kwirinda. Saa 11 ukaba wageze mu kazi. Saa 5 kaza ukaryama ukaruhuka cyangwa ukarya ariko yaba iwawe ari kure ugapfusha ukagarama kuri motomani ndako gashaka ibice. Giti kugira uwa danje n'icyo uzana mu rugo. Ibyisi birusha byose. No gushaka umuga ntajya hehe? Ugiye nese twarangizanye. Turarangije uragira ngo umbwire iki? Ugiye se. Uragira ngo umbwire iki? Nyine ugiye. Ngiye aho wankeneye. Ngo iki? Ngiye aho wankeneye. Ni yes. Aho urabona jewe. Ngiye nakubwiye ko abantu bankenera. Uzabinkorera? Niba utafata yo wakoreye yose uza tujya mu kabari. Watujya mu kabari tujya kwiyungira mu kabari. Mu kabari kahe? Wari hano ntibuhuziye bwinshi. Niba utankeneye ndajya aho bankeneye. Uri kunyumva neza? Uri kumva? Undi abamotari wigeze biki? Undi abamotari. Turusha amafaranga. Ndabasha mukorera gahe? None se wabuze iki? Ndagenda aho bankeneye. Tujye kwiyunga. Zajya hora unyizeza utangaza uvuga ubusa. Tugende amafaranga ndafi. Ari hehe? Urajya tujye kwiyunga. Ntiwabuze nayo kwicira Randi Road? Randi Road.
niwo yabuze ntiyaje kunyishyuza ajya no kunsora umunsi umwe urenzeho niwo utumye witusa iyo nsohora wari gusarinje mu nzu y'umugabo wari gusarinje mu nzu y'umuturanyi ngwino ugenda uriye nturanye iki ngere ndiye iki uva ujya kungura inkoko cyangwa uyikopesha mva imbere urabyanze ndabyanze uri kumva ra ndetse n'indondo amafaranga ndikurusha amafaranga ubwo nuko ndi mu mata cyane ibyo bintu bire uragiye se njya hehe ahubwo usubiye inyuma wowe ugiye ngiye aho wankeneye uzikora umusazi urese iki kimata kiri kwiratana iki ngiki kiri hano iyi ni moto urese iki ngiki se irebe ni na cyashye ubu rero iyi ni moto isa ni moto ni igiki iki kibarangari abandi bafite amamodoka batwara abagore mu mamodoka ari tugabura none uri kuyikubita iki kintu se iki iyi moto se ari imodoka sheri calm down iyi moto ni imodoka iyi moto ni imodoka nyine iyi moto ni imodoka se iki kintu cyangwa nzana intuza y'amatarasi nyamire nyavaneho cyangwa ubona nitonze ukagira ngo ngewe ukagira ngo iyi moto ni igiki iki ni kibarangari iki ni igiki urabona ari igiki iki se kimaze iki iki kimaze iki iki rutajya mu kazi muzana n'ibihumbi 100 iki ni igiki iyi moto sikari dutunze iki ni igiki idutunze nge nande ibyo cyane urabimpa iki no motari idutunze ibyo cyane urabimpa ngewe idutunze ni iki kinagoha kimene ubirebe kimene cyane kumeshomba je kimene ubirebe kimene ubirebe nashaka motari ye kuri kashatse ngo motari we abitera moto gahoro motari ngo motari ibi ni ibiki ngondebe abandi badushaka bavewiti gaske zikonigo igura icyo ni igiki ana dushaka bavewiti bagafungura ibirahuri akayaga kagenda gaduhuha motari nashaka umva ndagiye nakubwiye ngo nagurenga hano ndageragera haraye twabakira mu modoka banjyane mu mujyi bajya kungurira imyenda myiza nakuguriye yawangura izi ncabari zangahe izi ncabari izi bintu inkweto wazajya unyurwa ubu urabona njyewe nambaye inkweto ndende nk'abandi nyine wazajya unyurwa abandi bagore bambara igitenge bakambara amabubu bagashyiramo urukweto rurerure motari udukweto twa 2 motari inkweto za 2 nziza ariko nziza motari wambaye ikinyusi cya bodaboda iyi bodaboda si motari guma n'ibya buhoro ubu nagifata nkakibindura uvuze neza kuko ni niya bosi wowe aho ukwiye kubarizwa ni hariya urashaka iki basi ndagiye seri garuka ushaka nashatse nabi ushaka ngo washatse nabi none ugiye ngo washatse nabi umva ndabikoreka ko washatse nabi ndagiye garuka duhanga uvuze ngo iki ngo garuka duhangane ngo duhangane ufite imbaraga ntabwo urukubita umugore twahawe ijambo ntunkubitire moto ibyo nibyo mwitwaza ngiye kukwica nimara kukwica utana kuri ibo mushazemo utongera kunkubitira twahawe ijambo uri kumva utongera umbabarire ikisa ni giki iko nacyo nayifata nkayijugunya muri wese mereza konacyo ndari kushaka mereza konacyo hayo ngo haye
Okay. tuza ngo duhangane. Gogenda. Ndagiye. Ndayijyana. Nta kintu ufite n'icyo maze. Wese ari cyo ufite kizima. Iki kintu ndayijyana. Abana ngo ndashaka umugara kanserere. Ngo ni moto. Na moto ndabizi zangeza no kuri ho. Urumva ahubwo reka nyiparike neza. Urumva kanyiparike nge kubanza ninywera agacupa urumva nkatora ibibazo. Televiziyo yanjye arayimenyesha. Urafuze kujya kutura ibizondo agacupa kujya nihendaya. Nandi kukumva siragiye kure. Uvuye ko aravuze. Siragiye kure nandi kukumva. Uvuye he? Ngujya gutora ibicupa kabazo. Ubwo ugiye kusanya nande nihendaya. Nihendaya. Ngujya gutura icupa kabazo. Ntago nyizera se. Nkwizera iki ntuvuze kujya gutura icupa kibazo. Noneho ndagiye byanyabye. Wowe se kugiye. Ndagiye habe no kunkurikira. Ndagiye ntiwanankurikira. Ndagiye. None ko waruvuze ngo aragiye. Noneho ndagiye. Nana kunkurikira. Ndagiye. Umbase akira. Iki? Ngwino nkwere. Unyereka iki? Kuki wivumba? Unyereka iki kinyereka? Ubundi wabuze iki? Nabuze byose. Wambwiye ko ushaka phone. Iri hehe? Utangiye kwisetsa. Ayigera. Asaba yatoraguye. Ayambabarira. Ndakubonye. Wawe ubwo ukunda ibintu. Oya ibintu byubaka. Reka tujye tuvugisha ukuri ibintu byubaka. Ibintu byubaka. Kari hese ga telefone shuri. Ese urankunda cyangwa ukunda ibintu? Ndagukunda kuko nagushatse nkuri. Ahubwo aka gafone kari he sheri? Phone. Iri hehe? Jamesha. Akira. Iri muri moto. Iyo ndahise. Akira ariko ndakubonye. Ukunda ibintu. Mana wa mugabo n'uyu mana. Iyi moto se niba yikuye no. Barere nakubonye. Na telefone yako kuri na moto iPhone. Yikuye. Yabanze kwishyura rande rode kujya mugure telefone ariko mana uri umugabo mwiza mana. Niyo mbanza kwishyura ino matiraga irakahoraho mana. Ese koko warorise. Muhaye umugisha w'amatawe. Koko warorise. Muhaye umugisha mana. Sipesho sheri. Muhaye umugisha. Utumye umugabo wanjye ngurira fo. Ese koko urakarama. Kugukinisha mana we. Nari kugukinisha wewe. Hoya. Mugabo mwiza. Nari kugukinisha inose pesho. Wari waraka. Ubu ntuze numve yuko wari urimo nyine. Turi mutima mu gitero mugabo mwiza. Ndihuta. Ngayica. Icara kuri. Moterega ni na cyane. Sifeye baba. Niyo tumye ko ngewe nayizonye ejo bo. Yewe niyo mpamvu nza kwishyura nyirinzu ukagura telefone. None rero. Yewe sifishe we. Yewe nguhaye umugisha moto we. Nguhaye umugisha. Ino batira karama. Moto tono nakuguriye. Ira karama. Tugende. Ikibazo cyangana biranze. Oya sheri. Ubu nta kintu wa. Undi. Ubu ni wana nta kintu wankiriye muri birabiri. Ko ndabari waraka. Ubu mweze. Biriya byo turabimena nagutekera ibindi sheri. Wari washyize ntacyo. Wari ibintu wari. Birabugabo mwiza ntawe yari hacyo rwose sheri wanjye. Je bavuga inamatira karama. Nyihaye umugisha. Matira karama. Telefone. Bash. Ngawandeze. Cyamugore wanjye akunda ibintu ntago ari njye akunda. Ubonye ukuntu umuhayese iPhone agasa. Ntabwo nta nubwo azi ko nayitoraguye. Urayira paso. Nta nubwo azi ko nayitoraguye. Ubwo nabimenya.